Nusturangana hakuriza n'urwango umugore iva jya umenya ko yari mariye amahoro zicura iva bamagara ngo mutemo pipi datumiye yago kuri iva kubera ukunda kunana hari igengo cyane mu kimutesha umutwe kumva yamuregera madamu Enarilahi bageze ubundi Yesu urumva Yesu bari baravuze ko n'ubundi yarabambye hagati ibisambo bibiri ariko none ibisambo ndi kumwe nabyo nimba nababara bariko bareshyaga kuko none ukuntu mureshya kunyaga ijuru Yesu bamwibye ijuru niyo mpamvu bivuze bazaza nk'igisambo ibintu bya Yesu mujye mubipawa twivugira ibintu by'inama byabaye agora abandi ibintu bya Yesu sawa cyane kabisa noneho iyi ngiyi ni BNB Kigali FM ndetse n'ibindi bitangazamakuru bihari bitandukanye twifuje kuganira hamwe cyane ko ngiye kubakira reka mbakire najya mbakire nka Merisisi oya put your hands up together with okay sawa okay legend none wa munyamakuru wa mbere ndabivuze mu gihugu bonyine na giti bro iva ya ntago yari arakabyibushye ariko yabyibushye ejo bundi cyangwa bashaka kuma giti kubera yuko meri ngo yaramuvuye arangije posting bwa abivuze neza vuga ko Ivan Diaz rero gushize imbere ya televiziyo bwa mbere yego DJ Fabulous yes none se nyuma yo kudija usigaye unavuga cyane ibintu byarakomeye ngabanza wakira abantu ngiye kwakira ngiye guhera kuri Dudu avuye kuri stage arambwiye ngo nasoje neza ariko mva muhungu reka mubwira ibyambaye Semungu wa Erift seti yose Semungu rero murazi wese oya Semungu ni inshuti kuva mu bwana wari umukumbuye wari ukumbuye Semungu barakoranye ariko barabizi Semungu niye memories mufiteho mwagiranye nirebe byiza mwagiranye tutajye yogira ni igihe rumwe bari ku rumira bivuga iki Jesse Mungu ni wowe mwakire muri hotel Sejour muri Serena oya ngiye ama Erift tuza nyina gukuye yagwa Erift cyangwe mu mujyi agukuye mu mujyi avuye muzi jambo rivuga ngo lift iterinda gose ikintu izagutera itera inyuma aho n'ubundi rumwe yikuye mu busenge kuyimera byavuga ko ibindi ya Semungu cyangwa no muniga rero cyangwa Semungu akwemi yawe no muniga afata ibintu bye na systematique controlation Semungu akabigerekaho man yes ni nakunda gutera blague nyinshi ku bantu nyine ngiye mpamvu ngure kubatera blague no sinango nyine nago nira blague nyinshi ku mugatsata nago nira cyane tuziteranye oya bage n'ubundi kwa ari community ba mu gihugu imana community umureka mbwenge na community nakora blague LGBTQ ibaho ningu ni wona minyandusha ningu wabinyandusha niyo sector yisanga muriya je Fabulous kayivuze neza Fabulous meze neza yewe arameze neza cyane ibintu ni sawa kuri BNB Kigali FM Aisamo niba umwegere oye ngiye mvuga nandi hagati ibisambo bibiri nuko wajemo nkagira ngo uri cya gatatu ariko nibwo bambere mbonye ibisambo birebire kuva nabaho ngiye numvaga ari nge gisambo kirekire kibaho ariko nawe uziko se gawe nso ngendi Yesu oya reka mubaze ufite girlfriend bane ubwo ufite girlfriends uri married ni sawa cyane araka video nabonye kubukiriye asuhuza ngo abase gute ahita avuga ngo first of all I thank my wife my girlfriend I mean my wife bro uramo hako nawe yari kintu ngiye cympfa nawe baby baragukunda n'abajyama baragukunda ariko nawe urugero nkawe nere se bajyama barakwanga nawe urugero ngiye namukunda bro nawe urugero uramukunda ngiye nanagutamo duri nagusohoka nagutamo akantu ko kunywa urumva bro umva nasatete ngano mbwe ngo namwanga se ngiye ndagukunda bro ukora ibintu bizima DJ Fabulous ndamukunda adudoye no kuva kera wize dudoye ni cyane cyane gose mani mutabirenze dutuka kwitamo aho kuitabora kumvise oya ngewe ari iniga yanjye
yarambwiye ngo kimincu tukagatwara gereza yabimbwiye icyo gihe pastor Yongwe afunze ndavuga ne kwa mugana kugashyira Yongwe bitamuvuga ni mu bandi yes guys reka mbaze mubwira ikintu kimwe mwebwe murimo mushaka ngo this world tuyemo nkaho tumane tutishimiranye tu kubera iki se muramira ntago ya Dudu ntago amara cyame urusubiraho nta maho Fabras yes yereka abayembazi bazo byanye birangiye nawe ukomeza ubaza ibyawe okay twagiye Fabras kuvanga itangazamakuru n'ubu DJ birangiye ubu ngubu bogamize ubu birangiye televiziyo bagiye gukoresha wese bagiye umutumirwa ngera umutumirwa wese ni ibintu byiza cyane kuvanga itangazamakuru n'ubu DJ ni ibintu bibiri bisa nkaho bigize ikintu bihuriyeho cyose cyitwa media sibyo no kwa ngo ushobora gukora ubu DJ ukanabana ugatwika ukaba n'umunyamakuru buriya ikintu cya mbere cy'itangazamakuru ikintu rigufasha igihe uri mu kazi ko kudija nta gukenera umuhype wa danje mu gihe adahari urabyikorera kubera ko ni ibintu umenyereye mikoro si ikintu cyagukanga naga ari ikintu wareba ngo uvuge ngo n'ubwa mbere ugiye kugikoraho bigufasha no kuba hypinga abantu ukabuza ukuntu batwara uburyo batwaramo bitewe nk'uko n'ubundi n'abandi batwaramo mu gihe uri hehe mu kiganiro ndabatwara gutyo hanyuma Mr Dudu ndashaka umbwire ikintu kibi wabonye mu kwamamara ukennye ubyo kibazo nawe kireba hari wese twagicitse banze nyivuge none urumva jewe kuba icyamamara ukennye je namamaye nyenye ko ntago byahise bitinda nahise nyira ntago mbizi cyane reka tubibaze Rumi ngewe ko nagiye mbona abantu benshi banyishimira abantu babajyama bakanamo nabonye urukundo rw'abafana bagiye rukumotiva abageze murakunda nabiseriye barakunda oya ndi kuvuga ku mutamo bisanzwe nuzi turangana hakubiza n'urwango umugore iva jya umenya ko yari mariye amahoro zicura iva amamagara ngo mutemo pipi datumiye yago kuri iva kubera ukuntu akunda na hari igengo cyane mu kimutesha umutwe kumva yamuregera madamu anyway turi muri Genesis Comedy Show nabangwa ari maze almost half kwezi itaba yerwa kuba bari gucelebrating 2 years anniversary bamaze bari shakabisa Rumi umaze imyaka ingahe muri Genesis je umwaka nawujije kuko ngiye ninjiye muri Gen Z mu kwa gatanu May last year ubu ngubu kabisa mu kwa gatanu hageze bro no kuvuga ngo ubu mfite abajyama n'abajyama ariko mani yavuze abajyama n'abajyama bagiye kunamo abamuramira bro nawe wanamo man ariko nawe wanamo bro wabwisi reka tubanze dukurikire ibyo bintu nushyiraho make nugera ari password nawe nyikubwira ukomeza birangira yenyongorere password nyamubwire ndetse ibijyanye n'iki biriya yarabatubwira ku mwaka maze mu abanyarwandakazi ubwo ko urare akuze kangufasha umuhe password iva gufasha umuhe password oya password dore ngiyi reka yishyire muri cya kibazo niwe cyane ni Manuel ndarivuga ngeze ku mafaranga ntigera urahita wigaragaza bro I have received of course nagobera mureke mushimi none se bitwaye hanyuma numero kutubira ku mwaka umaze muri Genesis ikintu wakumariye uyu mwaka muri Genesis man Genesis yingishe kwitinyuka bro urumva twebwe tuyakuzamo hana bora hari kunabonaga umuntu man stand up first and foremost reka mbanze nshimira mu Genesis wese ujya imbere y'abantu agakora stand up bro stand up irakomera man anyway mbye abanyarwanda ko natangije ubu ngubu natangije action turayivuga ni action comedy ariko acting comedy ifite YouTube channel iri guflashinga day after day man mu supporting ni Rumi Rwagaju man official YouTube channel iri murakina ngo uhura n'umuniga nabibonye kuri TikTok ngiye niho nabibonye urumva nibwo ndimo gustarting ndi guswitch ndi kugerageza both sides action na stand up ariko stand up yo tuje kuri stand up bro I respect everybody ujya imbere kuri stage agakora kuko stand bagaseka na cut na action man you prepare ukaza imbere y'abantu ushobora gusanga ari muri telefone biba bikureba kugira ngo muzana kurebe kugeza icyo iyi saa cyo nshimira nuko byanyishe gutiyunga audience kugira blague byonyine biba bihagije
urazigira wagera imbere y'abantu kubera ko utabasha kubakontorora bikakugora man Gen Z ni ishuri bro niba ushaka kwiga urwenya baravuga ngo urwenya nta muntu rwiga umwana wazi uko rwigira muri Gen Z aho ni fresh kandi hanyuma nawe n'abanyamahanga barishimye akantu ko yagasubiyemo cyane ibintu ni ibiki ko numva rumi kugenda focusinga cyane ku bajama barakwishimiye kandi ndagukemanga rero ni unyamahanga uzasenge nkwereka ko ibyo ukemanga uzanestinge welcome n'ubu uzasanga ibyo wakemangaga ari byo cyangwa atari byo hanyuma Dodo nawe Rumi atubwiye umwaka we muri Gen Z we waranzwe n'iki mwaka wa Gen Z umwaka nyine wa Gen Z ni ukwigiramo ibintu byinshi ntacyo reka dukomeze iva arakoze cyane dukomeze yes dukomeje umwaka wawe wagenze ute ese ni genzi wagezemo ryari njye umazemo n'igihe kingana iki yamaze umwaka umwe n'amezi 5 ngira ngo ko naje mu kwa mbere ku mwaka ushize urumva mu kwa mbere nejeje umwaka ni umwaka n'amezi 5 reka ngaruke kuri Rumi muri uwo mwaka wowe umaze uvuze ko watangiye mu kwa 5 ubu ngubu mu kwa 5 umwaka washize ubona aka kanya comedy yawe ukora cyangwa se muri uwo mwaka umazemo muri comedy tutasizemo indi myaka watangiye utaraza muri Gens Comedy umaje kugera ku kibite ubikesha comedy bro ikintu cya mbere njye nashakaga bro nkesha comedy no kugira reception from the people njye bra bro ngishyiramo n'icyongereza no hantu mberamo kandi icyongereza cyawe abajyama baragikunda numva abajyama wundi ubwo mubyumve yego basabwira bro inyungu ya mbere nagizemo ni uvuga ngo nashakaga kujya kuri sport nkereka abantu icyo nshoboye narakibetse sasa abantu bamaze bayanyakiriye neza abantu barasetse musaza usko nge ndeba video zanjye ngo umuntu yarasetse amana no mu bebe ariko umuntu no bebe barasetse byose we usko basetse abantu bro barasetse bama reception banyakira neza nicyo kintu nishimira ikwereka ko stand up irahindagurika musuraza ukabakoma ejo bikanga ejo ukagerageza nyine duhora twiga tu hari umunsi mwembi muri uko turi kuganira wenda umwe ndahera kuri umwambwira hari umunsi ubyigeze kugera muri icyo gihe winjiye muri comedy bikanangira na kare wita uyizemo muri Genzi hari umunsi ugeze gukora stage ugakora stage ukavuga ati byanze bikunze uyu munsi nakoze stage bigenda nabi ubu ncitse intege numva nabireka stage yanjye ya kabiri stage yawe ya kabiri narahiye kuri rwa rwego baranayisibye kagenda hatazagira n'umuntu yibona urumva izwi n'abari bahari uwo munsi naro natashye ndababara ndavuga n'abanyarwanda n'abagomewe ejo kukibashyitse bakanga gusa wararize ariko waranarize amarira yacutse katemba ajya mu nda kandi barayabonye hanze kubindi tarakura ubwo yuko ndira gakeya Remiwe byigeze biko bose ukumva kabisa ukoze performance ukavuga ati noneho jewe yebana inegeze gace ukavuga ati ngiye reka ngire stage yambabaje ni stage yeruka kuba yo kurebyira tu njyewe naje niteguye ko ngiye gusetsa abantu habamo chaos akajagari mu bantu hakoreka tujye tureka kwitwaza akajagari nyine blague nayo nzifite narahiye pe bro nageze kuri stage nkora intro guhuza n'abantu bro guhuza n'abantu birananira nibyo nakubwira kugira blague zonyine ntago yabihagije kugira ngo ntware attention yabo birananira bro mva bro uzikiyo byakunaniye se utajya usinze bro bibori numva nge nabikora burangiye ari abantu bro wabikora ariko hari n'igi wabyagusaba gutegura arabona nabuze mbona ashobora kuba muri repetition y'iko nabuze mbona abantu bavasoka bakavuga ati ibintu nanditse ndi kubona nanjye ubwanjye ndi bujye kuri stage nibisetsa abantu bro ikintu kiba kigomba kubaho ibibora ntakabame kwibeshya man don't lie yourself man banzu making a show kuri prepared ku rwego rushoboka kabisa before ujye imbere y'abantu meresa warabitubwira n'abandi bantu bose baza kuko man stand up comedy niho hantu ugira kuri stage ibyo expectingaga bikarangira uko messing up ubonye se nkanjye ukuntu bigendekeye bigendekeye gute set nayo nateguye kuri muramujama nyine uriya nkomezi iminota myinshi yariye ku buryo nari mu move nkora joke ya nyuma ngenda ndahageze nsanga yagiye kandi bitagikunze ko byakora dahari byasabaga ko nawe nyine bigiraho reaction nyine urumva nsanze agiye mu mutwe n'imise numva isi nyikaragiyeho
noneho hariya n'ahandi uba ufite na burage nyinshi mu mutwe ugahita ubura iyo ufata zose uhita uzibagirwa. Imana sinzi ukuntu yibukije joke ya nyuma mise nyitera baraseka mpita nshyira hasi mikoro ndigenda. njya mbona iyo umuntu aba ugiye kuvuga ngo nujya ubona ngo utiyaga akaburaka abantu basetse ngo ushaka ngo bababwira ngo nitwa Rumi ngo nitwa Dudu mwakoze cyane ugahita wigendera. Niba wamuje gutera burage imwe bishobora kubaho. oya njye ntabwo mbifata nk'umuco mwiza kumva ko ngo bisa blague irarenze ngo mise dropping bivuze ngo urahunze bro. Man dufatira ingero ku bantu benshi. Njye my favorite comedian ndamukubwira ni Mike Epps. Mike Epps ni umunyamerika. Man afite ubushobozi bwo kujya muri niba abantu 10,000 bagatangira ku munota wa mbere akajya ku isaha yose arimo gusetsa abantu n'abandi bose na ba Dave Chappelle n'abandi bose n'utujye no hano hanze gutya ba basketball bagiye babikora. Icyo muradusabwa turi abanyarwenya ariko dishi uramutse utakoze cyane bro uziko sarije saa 8 mbyuka ngaseka kabora nzavuga hano bro nuvuga ngo preparation iri mu rwego rwo hejuru. agatoreka turacyari muri iki gisata cya komedi ndi kumwe na Rumi ndi kumwe na Dudu n'abanyarwenya. Iseka rusange riba kabiri mu kwezi abanyarwanda bakaryitabira. Ubona iri seka rusange ari uwe musanzu rimaje gutanga ku banyarwanda bitabira iri seka rusange buri wa kane cyane iya kane ibiri mu kwezi. Njye maze kubona ko man urwenya rutanga amahoro, urwenya rutanga harmony, peace mu bantu bro. Na bitandukanye no kuvuga ngo ndi kureba film Rwanda. Njye uzare muri comment z'aba Gen Z abantu bareba abantu bararuka bro. Urwenya rutuma abantu bongera bakagaruka bakabishuti mu banyarwanda. Njye mpamya nashidikanya ko Gen Z y'ubwayo hari ibintu ya collectinze mu mafamily agiye atandukanye. Mushaka kuba mwatonganye n'abana n'ibiki byose bro. Mwashyiramo Gen Z kwa ko mukunda muhinde cyangwa se nk'umuryango mugaseka. Njye ikintu cyose kiri halal gisetsa gitanga amahoro bro. Bora mvuza amagambo menshi. Mvuza amagambo menshi kabisa baye na serie. None nigize n'umuntu uri serious kandi bro man kuba serious nicyo kintu cya mbere kidacuruza. Comedy yoba serious. Se biriya bintu nibyo koko. Bro Imana izandinde kuba serious. Hano ariko nani mama. Ibaze nkanjye n'aba serious. Ese sinshobora kubagara bakabona ko ndi n'umukomedi kandi nariwe. Wowe wadutama ibirenze. Dudu wewe ubona ari uwuhe musanzu comedy cyane Genis comedy yatanze yaba ku rubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ubona ari uruhe ruhare ifite kuba iri seka rusange rinaba kabiri mu kwezi. Ibintu nendaga kuvuga incyanutsi yabivuze gusa akantu k'incyanutsi sibwo kari sawa. Ano muzi gusa bitanga ibyishimo mani no kuruhuka. Akenshi abantu bafite stress baraza usibye ko uyu munsi stress zaruse joke zacu urumva gusa nyine biraruhura birafasha kandi man Genis ni nkuru mu gito umuntu iyo yaje ubu niyo yaje nicyo kiyobyabwenge gihari ntago yabura kugaruka. Kuvuga ngo Genis ni urumogi man dukene spectacle nk'izi man z'abantu baza bakishima bro akuzi umuntu arimo araseka man uziko ari abaniga nkunda b'abanyamerika kandi nawe nabo b'abanyarwenya nk'umuniga witwa Carlos Mira kimwe numva mugeze ni na bonye kwera man aguye ibyishimo bro cyane kunda abajama batanga ibyishimo my bro ukunda akesha jewe abajama burumakunda ese nubwo abajama muri gukunda bameze nka Dudu bameze nka Christian uri kuri kamera bameze ako Dudu ngo baramusase mamemera ako naretse anyway cyo nuwanjye kandi muri okay cyo no umuntu w'abantu bose kurwani aka kanya hari abandi bagenizi bataraza ngo baze hano babe abagenizi koko tubona kuri stage bari guperforminga bifuza kuba abakomedi ariko bakaba nyine bacika intege bavuga se byakunda gute byashoboka gute mubagira inama ki twavuga kenshi kangasubiremo kani ijambo ry'ubwenge mvuga nitonze urumva iyo no mu bintu by'ubwenge umuntu arashya reka twumvire iryo jambo ry'ubwenge nashyiremo gusa ngo nuturemangingo urumva ibyo dukora by'urwenya man ni impano ni na passion iyo bikurimo rero ukajya ari imbere ugashya nyine ugatera joke abantu baseke ntabwo ugenda ugiye uragenda ukababara sibyo ukavuga ati no kanandike ejo basi nzabasetsa ariko iyo bitakurimo waje gushaka amafaranga no gutwika iyo utaha ugiye ugenda ugiye rero kugira umenye umunyarwenya wa nyawe nuko azana agatera joke gashya akagenda ejo akagaruka rero abapeti nyine bakizamuka iyo bimurimo
ajya hariya agakora ntabikore neza ejo akagaruka akongera akagerageza noneho uko ugerageza cyane niko experiences kandi gukora cyane no kugerageza bituma ibintu bibato rero umuntu umupeti ukizamuka nakora agashya akagenda agiyeho n'ubundi ntabwo byari ibye agiye mu budije nawe nyumvira ngo ajye mu budije none se nanjye ntabwo nigeze njya kuri stage ngo mpafuminge nsetse abantu binaniye mu DJ bigashoboka cyane cyambere n'ubushake hagarajye mprenga haryo uvumaze kuvuga ijambo ry'ubwenge nibyo ngibyo by'ubwenge barigiye kutubwira tugira icyo bita umunota w'ubwenge nanjye nkanyuzemo la minute kandi uko ubwenge nawe batazajya ngo umuntu aho ngaho cyo navuga abanyarwandakazi ibi bintu ijambo ry'ubwenge riba rigoranye iyo kintu washaka gushaka ijambo ry'ubwenge nuriya ntaga ushobora kumara icyumweru kiri kuritekereza bikanga yavuze menshi y'ubwenge ariko ntago reka mvuge ijambo ry'ubwenge iyo izuba rirashe mu mazi umwuka ukazamuka hagwa imvura iryo ni ryo jambo ry'ubwenge nta nini nabona bro ngiye baribera mu gatsata ubwo se ibintu by'ubwenge wowe nihe brage yigeze gutera kabisa nawe ukavuga ati brage ndayiteye abanyarwanda barishima n'abatari abanyarwanda barishima kandi batumva n'ikinyarwanda ukabona gusa nk'umuzungu w'abantu kubera agendeye kuko abanyarwanda baje hano muri genzi muri tente buzuye bateye urwenya barasetse nawe ukabona aramwenyuye ugahita yetekereza ntegereza ngo asetse yumva ikinyarwanda yanjye nawe ndavuga iyawe iboro y'impumyi nta n'izasa nayo iboro y'impumyi yari atari irimo agashego y'impumyi rwose ariko ni bora y'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona twikoze abanyarwanda biba bitewe n'ikirere urumva nawe ubundi iyo ngiyo niyo rumi yateye ikagukoma noneho rumi wowe iyo dudu yateye kabisa ukabona n'abantu barahaguruka bakashana burase n'ingeyo nyuma risi biri bugende gutya nawe arayirankomye umujene ngo yigeze yakundaga gukurikira ababebi bafite nyashi kuri moto yaba agiye nk'igikondo yabona umubebe ufite nyashi agiye imbere bakaba baramukurikiye ari ingeso yamumangeza noneho umunsi umwe ngo ubona moto ingezeho umubebe ufite nyashi za danje aramukurikira bagezeho moto zibiri asanga ni merewe ibaze ubwo se wareba utako cyakoze we ibaze iyo sura uriya muniga yaranye na mama pasiteri mu cyumba basenga bari mu masengesho ya masengesho ya nibature cyangwa ya nijoro bari amasengesho ari babiri muri saro noneho mama pasiteri ashyiramo agasego havuga ati dudu icara nanjye nicara dusenga bageze abantu basinzira ka gasego dudu ntiyakarenga noneho bukeye wajya ahantu ku rusengero wasanga gate irafunze dudu aravuga ati ndi umuntu w'umujerere kandi urire mfungure mbere aha pasiteri aramubwira ati wananiwe gusimbuka umusego rastirayiti winaniwe wananiwe umusego none winaniwe usimbuke se manzimbara wowe byagaje buti kumbura umusego kiriya gihe waba watakaje ntabwo wagisubira gusa igihe watakaje wagisubira urumva bishoboka ibyo bita gushya okay ntacyo noneho tugana ku musozo tugana ku musozo cyangwa nagushaka gusoza cyangwa nagushaka gusoza kamera ni ye kamera ni ye anye ari kumva nshaka kwirebera mu ya ruguru Okay, inama mwatanga ku rubyiruko ndetse n'abakunzi ba Genesis Comedy nizihe kugira ngo nyine n'abakomeza kwitabira komeze kwita ko twagiye tubona ko biragaragara ko ubwitabire bwa Genesis bugaragaza ko abantu bose bamaze gukunda iseka rusange inama mwahereza abantu nicyo mwasaba kugira ngo cyane cyane burya leta yacu ni leta y'ubumwe kandi ni leta ishyigikira impano ikanashyigikira byinshi cyane cyane ko muri Genesis Comedy cyane cyane comedy sector ya comedy ni imwe muri sector zigize industry ariko zisigaye zikenewe yuko abantu bazishyigikira cyane mwebwe murifuza iki cyane cyane kugira ngo na leta yacu yumva yakongera imbaraga kugira ngo twomeze tubone comedy yacu ikomeza kuzamuka ikomeze kuba na mpuzamahanga ntitukomeze kwibana hano mu Rwanda gusa nakoresha mu igihe kitari gito yo ngiye gutanga inama the camera is this one bana batoya ubwo ndavugira ako ladies and gentlemen n'abakuru bose kuko ubu dufitemo mukonyene afite imyaka 50 dufite umunyarwenya imyaka 50 bro niba ushaka gusetsa wowe genda ndebe umeraho kuko nanjye ndarenze ugurikizaho dudu nurangiza ugene ku bandi banyarwenya bagiye batandukanye
ariko reka mvuga inama irimo ubwenge aho nabivuze ibintu bitari mu bwenge bro live your dreams ubwo nkoresha icyongereza narakaye nkoresha icyongereza webaho inzozi zawe tu ngwino muri Gen Z man kuza muri raso no buntu bro kuza ugatanga ibyo ufite no buntu no guperforminga hano kuri Gen Z kuri platform no buntu ngwino dufatanye bro ariko making sure koko kuri umunyarwenya koko turashabanywa tujya dushana cyakorwa iki se kugira ngo ibibe mpuzamahanga mpuzamahanga man no kugira ngo bro muri gitaramo giheruka mwiziza imyaka 2 twabonye Baokelo Salvador baraperforming ibintu bibasawa bro cyo cyaba bireba twese buri muntu wese ufite imana y'urwenya ubyifuza reka twandike bro twigire ku bandi aracyariho twigire ku bandi uyu dudurebe uyu iminsi mike ushobora kujya kumva ari muri rumwe uzanyoherereze ntuzanyibagirwe najyayo gusapa kuba atazanyibagirwa ndakina se abajya mu bamutamo nkabona ibintu bamukorera yes kabisa wowe hari ikintu wongera nyine buriya ndashaka kubiheraho ndashaka kuzana ko kubisorezaho ariko manje gutanga nawe igitekerezo cyawe n'inama yawe wenda mukuru washobora kuba wambwiye ngo incyanutse inkuru simbizi nimba ari byo ijambo ry'ubwenge navuga noneho sasa abantu ako n'ubundi ukuntu mba natebeje so amupeti ushaka gukora urwenya kabisa ni karibu twire abantu turabakira dukeneye abanyarwenya benshi kuko audience ni ntago twayaza twenyine ko ibintu byo kuba abanyarwenya bisubiramo ntago ari sawa dukeneye abapeti benshi y'abantu bazane kandi jokes zarabuze zarabuze umuntu arazishakisha kanazisho nigeze kujya ahantu rimwe nsanga barimo ndabona kuno hano tuza muri show tukareba comedy aba muri guperforminga muri gukora abantu bakishima rimwe nasohokeye mu ntara arambwira ngo hari comedy mba ndagiye munaboneka bari gusubiramo comedy n'ubyaba senseke kugira ngo mvuke ibintu bya joke biba birenze ni cya kintu uri nko kunywa nk'icyahantu mu rugo cyangwa uri kurya watekereza ko nta joke ufite ukatica ibiryo ku ruhande ukavuga ati uzabonera ko tudatari seriye ahita agenda none kuri phone nyine niho njya mbwira buriya no mujya mumuhamagaye mukuru wawe nkoresha kuri WhatsApp ifone niyo ukoresha kuri WhatsApp reka abanyarwanda turebe ayo eta kegitar nagize ni ayo hanyuma tugiye gusoza show ubwo n'abasheri banyu baba bari kubareba barumbwiye ngo abasheri ufite bebe wawe nako sheri wawe nanjye mfite sheri nanashatse wese uri ifa jawundi ivarega niwe turebera nanjye nagira mubwira abanyarwanda ko I did pains dusoze show n'urwenya rutarengeje amasegonda 30 tugenda banacecetse meze nka stati ubona ko nambaye ifime n'ingofero bro ntago niyogoshesheje imana impamvu iki mugatatara amasaro ameze ukuntu hari ibintu najya menyera mu bintu byo kwiyogoshesha bro nko kunconga ntari kunyuzamo agasoko zamura umusatsi ntari ariko turaturu two mu gutwi turanzonga noneho kumva ko umuntu birenze ejo nagiye kwiyogoshesha icyo nibuka cyo nuko umubebe wari ugiye kunyoza mu mutwe twatanye tuganira ibintu by'amashuri ngo ushaka kwiga mu Nyarwanda icyo kiganiro twaturiho tugezemo hagati arimo aranyeza mu gutwi yarambaje ngo urabyumva uti sinzana ikiganiro cyo cyarangiye ndamubwira ibiterwa n'ahantu restaurant biherereye n'abantu bakora kwirira tatubora turancaga two mu matwi ariko ni sawa muri style ya comedy akomana aho dukoresha twagiye ningewe sigezweho ukiminca tukagatwara gereza thank you so much my brother thank you abantu bakomeze yabana santi kabisa abantu bakomeze bashyigikire Girls Comedy iba kabiri mu kwezi ni seka rusange iba kabiri mu kwezi abajene urubyiruko bigaragara ko hari impano nyinshi zigaragarira amahanga hari impano zigenda zitambuka binagaragara cyane.